umugabo uturugo akajya gusambana akajya gucura abandi bagore 80% umugore we wabigizemo uruhare. 20% ni iby'abagabo bananiranye n'uyu mugore yakora ibi ibyo ari byo byose umugabo aragenda, ariko 80% ni abagore babigizemo uruhare. Ndasobanura mukurikire ngiye no gusoza. Umugore abagabo bari hano kugira ngo mwabyumvise cyambere umugabo ahariho hose akunda isuku. Muranyumva? Mwambasire mu rukunyuko aho umugabo ariho hose akunda isuku ibaraye. Umugore ufite umwanda ntabwo umugabo azamukunda. Umwanda w'abagore ubonerayo birahagije kugera muri salo y'umugore ukamenya niba uyu mugore ari umunyamwanda cyangwa atari umunyamwanda. Ngeze muri salo iwawe ntabikubwira, aravuga nti uyu mugore ni sawa, uyu mugore nta kigenda. Ubibwirwa n'iki? N'uruvangavange rw'ibintu bibere muri salo: ibyahi, amasafuriya, inkweto, ibyombo, ibyenda bifuze, ibidafuze, byose biravangavanze muri salo. Ngo mugere mu rugo mwirebe iyo bivangavanze uwo mugore n'umunyamwanda. Noneho umugabo yatashye, reka nsobanure ya 80%. Umugabo araje ageze mu rugo ntuzi iyo yiriwe, avuye mu kazi yirirwanye n'utujene, yirirwanye n'udukumi, yirirwanye n'abagore batandukanye bari bisize utuntu turi guhumura, uduparufe, uduki. Araje ageze muri salo asanze yo kwa ruvangavange. Kabiri ni umunuko w'inkari z'umwana wa munyari wagize mu rugo rwarumara muri minota ingahe. Yahoze hari guhumura none ageze hari kuhumura, arakata yisubirire. Sibyo? Ubwo kimwe rero biratuma umugabo atagenda. Isuku niyo waba uri umukene ariko gira isuku mu bukene bwawe. Niba udafite aho kubibika ubitondeke ku buryo butandukanye. Ibifurwa bifurwe, agasuku agahumuro kabe kari mu rugo. Ntabwo umugabo azaca wakati. Kabiri, hari abo Imana yagiriye umugisha ibaha abakozi bo mu ngo zayo. Uriya mukozi nutitonda niba uzaba umugore w'umugabo wawe, kandi niwe wabigizemo uruhare. Uti kubera iki? Iterambere ryarateye, ibintu byose ni umukozi. Umukozi niwe ugiye gutekera umugabo, umugore araba yicaye muri salo, yibereye kuri telefone, yibereye kuri televiziyo, ibiryo birahiye, umukozi niwe ubizanye, ateguye ku meza. Sibyo? Umugore agaramye muri salo ntacyo ari gukora. Igihe cyo kurya kirageze, umukozi aravuye ngo karibu ku meza. Haje umukozi niwe ugiye kubwira umugabo ngo karibu ku meza, wicaye aho. Umugore mwiza ajya anyaruka akajya mu gikoni akareba uko byifashe. Igihe cyo kugabura akaba ari we utegura. Naho n'ubu umukozi ngo nategura ubwo tayari. Noneho agahomba mu makaza akajya no gusasa mu cyumba, agakoropa no mu cyumba cyawe. Umukozi bigeze aho kugira mu cyumba uraramo, agiye gusasa, agiye gukoropa uburiri uryamaho. Ejo nusanga aryamanye n'umukozi uzamara kuvuga ngo umukozi yamurongoye ate? Mbese ko ari we wamuhaye uburenganzira ajya gusasa
ajye gukoropa wewe se ahubwo waje gukora umukozi ajya mu cyumba cyawe uri hehe bigera hasi asi umugabo wawe we uri mu biti mwanyumva mwarangiza ngo nta ruhare mubigiramo kimwe mugomba kwirinda ntuzatuma umukozi akugerera ari kujya gushaka miki ni ugushakamo umugabo si wo mumuhaye ntarangiza mukaturenganya ngo twarongoye abakozi arimo mwabaduhaye tuzabarongora da mwumvise aho mugwa mugende mukosore isuku kwakira neza umugabo no kutamutereza umukozi sibyo nshuti zanjye sibyo nimugenza gutyo waba undi wari wanananiranye niba uzakomeza naniranye ariko uwagomba kunanirana azize icyo azagaruka reka njya ku gice cya nyuma twisozereza tujye kwinywera ngeze ku bintu bishobora gutuma mutandukana mu kiliziya mu madini no mu matorero niho musezerana kuzabana akaramata mugatandukanwa n'urupfu gusezeranije twabyara tutabyara twakena twakira twagira gutya tukazatandukanwa n'urupfu hari abandi bongeraho akantu kamwe ngo cyangwa Yesu agarutse gutwara iki itorero rye ako kana iyo agarutse gutwara itorero rye hanyuma umugabo azasigara umugore agende uzahora amwerereye imbuto mwakagombye kujyana cyangwa mukajyana hejuru no hasi ariko birashoboka icyo nshaka kubabwira ni muri leta ho hari ibintu byinshi yateguye bishobora gutuma mutandukana atari urupfu gusa cyangwa se Yesu aje agarutse gutwara itorero icya mbere ni urupfu nyine iyo mwapfakaye ukaba ufite uburenganzira kugira gute gushaka kabiri ubusambanyi sibyo umugabo nasambana umugore nasambana ukumva utakwihangana ubwo busambanyi bw'uwo muntu wawe uzajya gusaba urukiko rwatandukanye utanga ibimenyetso urukiko rukabyigaho rukabata si kabiri gatatu guta urugo mu gihe kingana n'umwaka cyangwa se amezi 12 umugabo naturu umugore naturu akamara amezi 12 ariga yaragiye ahantu utazi ufite uburenganzira bwo gusaba ubutane kandi icyaha gisebeje mugenzi wawe umugabo nakora icyaha gisebeje umugore we umugore nakora icyaha gisebeje umugabo akumva atakwihanganira kubana nawe muri ibyo byaha bye azajya gusaba ubutane